Ese shimwe mbere na mbere katubasuhuze dushima Imana kuba twese yaraturinze tukaba twongeye kugaruka twese turi amahoro izina ryayo rihabwe icyubahiro. Twari tumaze igihe kinini tutaza ariko nyine ni imbogamizi zagiye zibaho, ariko dushima Imana ko umugambi wayo ko ari mwiza kuri twebwe ikaba yongeye gutuma tugaruka izina ryayo rihabwe icyubahiro. Mbere yuko dutangira rero katuririmbe indirimbo y'Ijana na 26 hano turasaba rero dusengere nuko dutangira. Jankunda kuririmba indirimbo ngo yarancunguye, niwe wakingoye iz'umwanzi maze arambatura, kuko ubwe yancunguye, kuko ubwe yancunguye, nzahimbaza izina rye, kuko ubwe yancunguye, nzaririmbira uwandokoye. Mfite umukiza unogeye rwose, niwe wancunguye, mpimbazwa no gukora ibyo ashaka, kuko yancunguye, kuko ubwe yancunguye, kuko ubwe yancunguye, nzahimbaza izina rye, kuko ubwe yancunguye, nzaririmbira uwandokoye. Nzahora mpamya ntacyo nikenga, yuko yancunguye, sinzashidikanya ngo nshogore, kuko yancunguye, kuko ubwe yancunguye, kuko ubwe yancunguye, nzahimbaza izina rye, kuko ubwe yancunguye, nzaririmbira uwandokoye. Mfite aho yaneguriye heza, kuko yancunguye, niho nzibanira nawe iteka, kuko yancunguye, kuko ubwe yancunguye, kuko ubwe yancunguye, nzahimbaza izina rye, kuko ubwe yancunguye, nzaririmbira uwandokoye. Data wa twese turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasabye cyane kugira ngo duhe umwuka wawe, warawusezeranye yuko uwo mwuka ari we uzavuga ibyo ushaka kutubwira, kandi ukatumenyesha ibyenda kubaho, ukatubwira ukuri nk'uko kuri muri wowe. Turakwinginze ngo uwo mwuka ube muri twebwe,
kandi uyobore abazumva iri jambo kugira ngo ubahereze gufata imyanzuro bigendeye mu kuri bumvishe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho Uwiteka tube hafi, uyobore gahunda zose z'iki cyigisho kugeza ku musozo, izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ahantu twagarukiye ubushize twasoreje kuri umusozi witwa Biruhanya. Ahangaha twabonye ngo babandi bombi nabo bagera munsi y'uwo musozi, maze yabonye uko ari muremure uterera cyane kandi ko hari n'izindi nzira ebyiri, bibwira yuko izo nzira ziri buhurire inyuma y'uwo musozi niyo Mukristo yaciyemo. Nicyo cyatumye bashima kuzinyuramo, kandi muri izo nzira imwe yitwaga Kaga, indi yitwa Murimbuzi. Nuko umwe aca mu yitwa Kaga, imutungura mu ishyamba rinini, undi aca mu nzira yitwa Murimbuzi, nayo imutungura mu butayu bugari burimo imisozi y'umwijima mwinshi. Arasitara aragwa, ntiyasubira kubyuka. Noneho hepfo nakomeje ngo maze nterera amaso ndeba Mukristo azamuka wa musozi, mbona abanza kuwuterera yiruka, maze ananizwa kwiruka nuko umusozi uterera, agenda buhoro, maze agera aho agenda maka. Aringanije uwo musozi agera ku kazu keza nyiri uwo musozi yubakiye abagenzi barushye kugira ngo baruhukiremo babone intege. Mukristo yinjiramo, aricara araruhuka, maze asohora wa muzingo w'igitabo mu isaho y'umwenda we yo mu gituza, arawusoma. Uramuhumuriza, maze yongera kwitegereza wa mwenda yaherewe hafi y'umusaraba, amara umwanya yinezeza atyo, arahunikira, arasinzira. Nicyo cyatumye atinda akageza nimugoroba. Kandi agisinziriye wa muzingo w'igitabo uramunyushukwa ugwa hasi. Nuko haza umuntu aramukangura ati, wa munyabute we, genda urebe ikimonyo, witegereze uko kigenza, kandi ugire ubwenge. Ibi wabisanga mu Migani igice cya 6 umurongo wa 6. Uwo mwanya Mukristo arahaguruka, agenda yihuta, agera mu mpinga y'uwo musozi. Ageze hejuru yawo, ahura n'abantu babiri biruka cyane, umwe yitwaga Bwoba, undi yitwa Mutiringira. Mukristo arababaza ati, ko mukimiranye mwiruka, mubaye iki? Mbere ko dukomeza katugera akantu gato tuvuga ahangaha. Ese ashimwe. Arakoze cyane. Ayo magambo tumaze gusoma ubwayo arimo icyigisho gikomeye cyane tugomba kwigiramo. Uyu muntu urugamba yari amaze kurwana rwo kuva ku musaraba, twagiye tubona ibintu byinshi yagiye anyuramo uko ibyigisho byagiye bikurikirana, ariko tugeze ahangaha hari ibintu ushaka kuvugaho bitoya tubonye. Ni ukuvuga ngo yarazamutse umusozi, agira igihe arananirwa, atangira kugenda maka. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari akiri kugenda yemye, namwe muzi uko inka zigenda. Kugenda maka rero ndatekereza ko ari nko kugenda noneho agendesha amaguru n'amaboko, kuko hari aho yageraga bigasa n'agiye gukambakamba kuko umusozi wari wamuroheje. Noneho ariko reka dushimire Kristo, cyangwa se reka dushimire nyiri uyu musozi, ko ku musozi hejuru hari aho yageneye abantu b'Imana ko bakwiriye kuruhukira. Ariko icyo nashaka kuvugaho ni iki: nyuma y'uko atereye umusozi bikomeye cyane bimugoye, ageze hejuru, ibintu tubonye ni ibintu bigeze kuri ibi. Icya mbere ni ukwitegereza umwenda yahawe. Yawurebaho akumva hari ukuntu ari kwiyumva. Noneho ntiyatinda, akajya afata na wa muzingo yahawe, akagira gute? Aritegereza umwenda yahawe, ariko n'umuzingo ntari kuwusiga. Ari ikintu gitangaje. Hashize umwanya muto ngo bigenda gute? Arahunikira, ubwo umuzingo uramucika, uburaguye. Ari naho ikibazo gishingiye. Ni ukuvuga ngo wenda ntizimbye muri menshi, twabonye ko wa mwenda yahawe ari amagambo yanabwiwe ngo akiri umwenda wambare ukuheho gukiranirwa kwawe kose.
uriya mwenda yahawe ni ugukiranuka kwande kwa Kristo. Mm. Kwitegereza ukukiranuka yahawe, kwitegereza ayo mahoro y'umutima ari kumva afite, yumvaga abantu bose yabarenze. Nyamara kubihabwa ntabwo aricyo byari bisobanuye, ahubwo byari bisobanuye yuko aravutse agiye gutangira urugendo nkabo. Noneho ikindi, umuzingo wamuhumurizaga ari kureba nawe akawusoma kumva ni byiza, ariko ibyishimo byarangiye habaye gusinzira. Ntatinze ngende kubona ko hano kugira umwenda ni byiza, kugira umuzingo ni byiza, ariko umwenda dukwiriye guhora tuwucunga, kandi n'uwo muzingo dukwiriye guhora tuwucunga, kuko byanze bikunda Satani aba ari hafi aho. Kuko n'ubundi yaterewe umusozi kandi yabikoranye imbaraga, kuko Kristo yari yaramuhaye imbaraga zo kuzamuka umusozi. Ariko kubwo gutera uwo musozi hari aho ageze muri ako kazu abona haranezerewe. Aravuga ati gukiranuka kwa Kristo, areba ku mwenda aravuga ati gukiranuka kwa Kristo niko kungejeje aha. Bimutera kwishima pe, avuga yuko no gukiranuka kwa Kristo, ariko ndetse anafata n'ibihe byiza byo gusenga no kwiga ibyanditswe byera. Ariko kuba turi ahantu hari akaruhuko, hari amahoro mu gihe cy'amahoro, kenshi cyane niho akaga kabera. Tugiye Abisirayeli bajya kwambuka, bayobowe na Yosuwa, bari kujya kwambuka, ikintu cyabayeho nuko bageze ahantu h'amahoro. Aho hantu hari amahoro, hari bajya kwambuka hari ameze neza cyane, ariko ikintu cy'akaga cyababayeho ni ukubera ko banezejwe n'ayo mahoro, birangira Satani abinjiyemo, habera ubugome cyangwa ibyaha bikabije n'ubusambanyi. Kandi nyamara aho hantu Imana yari yabahagejeje ngo babashe babanze kuruhuka, babone kwambuka iyo nyanja cyangwa babashe kwambuka iyo Yorodani. Rero ni nako natwe mu gihe cy'amahoro abantu benshi barahunikira, bakanezezwa nuko bakiriye Kristo, ariko ntibakomeza bya byiringiro ngo bareke guhunikira, babyuka ngo bakomeze urugendo, ahubwo barakomeza bagasinzira kugeza ubwo Imana ubwayo ikoze igitangaza gikomeye cyane kugira ngo ibakangure ahari barebe akaga barimo. Murakoze cyane. Ahangaha barakomeje baravuga ngo hano yarahuye na Bwoba n'undi witwa Mutiringira, arababaza ati ko mukiranye mwiruka mubaye iki? Bwoba aramusubiza ati twajyaga mu rurembo Siyoni, kandi twari tumaze kuzamuka wa musozi uruhije, ariko uko twajyaga imbere niko twarushagaho kujya mu kaga, nicyo gitumye duhindukira tugasubira inyuma. Mutiringira nawe abwira Mukristo ati ni koko imbere bugufi mu nzira duturutsemo hari intare ebyiri ziryanye, niba zisinziriye niba ziri maso ntitubizi, ntitwashidikanya yuko iyo tuzigeraho ziba zidutanyaguye uwo mwanya. Mukumva iki kintu? Mukristo ati munteye ubwoba, ariko mpungire he? Nasubira mu gihugu cyacu cyiteguriwe umuriro n'amazuku, sinabura kurimbukirayo. Nabasha kugera kuri rwa rurembo rwo mu ijuru, sinabura kubayo mu mahoro. Nicyo gitumye nkwiriye kwihara. Gusubira inyuma ntikwabura kunzanira urupfu, kujya imbere kuzana gutinya urupfu, ariko hirya yarwo ni ubugingo budashira. Noneho ndajya imbere. Ahangaha kansome kano gasura, ubundi duhita tugira ikintu tuvuga ngo Bwoba na Mutiringira bamanuka biruka baragenda. Mukristo akomeza inzira, ariko yongera kwibwira ibyo yumvanye babandi, ashakira mu isaho y'umwenda we wa muzingo w'igitabo arawubura, maze arababara cyane, ashidikanya icyo ari bukore, kuko abuze icyamuhumurizaga cyazamwinjirije mu rurembo rwo mu ijuru.
amaze akanya ashidikanya yibuka ko yasinziriye yibuka ko yasinziriye muri ka kazu ko mu mbavu z'imusozi. Arapfukama asaba Imana kumubabarira icyo cyaha. Amen. Katujya kana gatatu tuvuga ngaha. Uko bigaragara umukristo nyuma yo kwizera kwamugejije ku musaraba akambara gukiranuka kwa Kristo, uko kwizera n'ubundi niko kwari gukwiriye gukomeza kumuyobora. Ageze mu gihe cy'amahoro yarahunikiriye arasinzira. Mu gukomeza byanga byakunda mu gukanguka n'undi tuba dukwiriye gukomeza urugendo. Ingorane yahuye nazo yasanze umuzingo yari yawutaye, aganira nabwo banamutiringira. Ariko iyo umuntu ari kugenda asubira inyuma ntabwo agwa muri ako kanya. Hari akabaraga aba agifite. Ubwo baramubwira ati twebwe twajyaga mu rurembo rwa Siyoni, ariko kandi twari tumaze kuzamuka wa musozi uruhije. Ariko uko twarushagaho kujya mbere niko twabonaga tujya mu kaga. Nicyo gitumye duhindukira tukisubirira inyuma. Namutiringira aramubwira ati ni koko imbere bugufi mu nzira duturitsemo hari intare ebyiri ziryamye. Niba zisinziriye niba ziri maso ntitubizi. Ntitwashidikanye yuko iyo tuzigeraho ziba zidutanyaguye uwo mwanya. Ariko mu Kristo kubw'ibyiringiro aragifite ka gatima kagitera, aravuga ati nzi icyampagurukije iwacu, umuzingo niwo wampagurukije. Menya akaga kazabera mu rurembo rwacu rwarimbukiro, nzi akaga kazahagera. Aho kugira ngo nsubire inyuma napfa njya mbere. Imana yagwa icyubahiro. Ariko muvandimwe, igihe cyose turi mu nzira, urwandiko rw'inzira iyo twarutaye nta yandi mahoro twabona. Kuko uyu muzingo niwo wamuhumurizaga kandi ukarushaho no kumusobanurira iyi nzira. Mukristo yageze ahantu agera aravuga ati uko bigaragara rwa rwandiko rwamperezaga ihumure ntabwo bishoboka yuko nakomeza ntacyo rufite. Ubwo bisobanuye ko nubwo yabyutse akagenda ntabwo yari yafashe ibyanditswe byera ngo abyige, ahubwo yahagurutse yihuta avuga ati reka ngende gukora umurimo. Hari n'ikindi tugomba guhita dutekereza hano. Abantu badukurikiye hari igihe bashobora kumva guta umuzingo bakumva yuko yari ahantu runaka akawusiga akagenda, ariko mu by'ukuri nk'uko wari ubigarutseho ntabwo ari ukuwuta ngo awushake mu mufuka wubure mu buryo bw'ibigaragara, ahubwo ni ukwitandukanya n'imibereho yari amenyereye yo gufata ibyanditswe byera akabyiga none agatangira kubaho nk'utabifite. Ubundi nibwo yari yamaze kuwuta. Rero birashoboka ko nshobora guta uyu muzingo kandi nywugendana, ariko nkajya mwufata nkawugendana, nkawujyana ku rusengero, nkawujyana mu gikapu mba mfite ariko narawutaye. Kuko kubana nawe ntabwo ari guhora mwikoreye, ahubwo ni ukuwutuza mu bugingo bwanjye, ni ukuwiga buri munsi. Dawidi yaravuze ngo mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, nzajya niga amagambo wandikishije. Rero ni ukuvuga ngo nshobora guta Bibiliya ariko mu ntoki nyifite, ariko mu bitekerezo namaze kuyijugunya kare. Ubwo ibitekerezo by'umuntu ugasanga byuzuyemo ibindi, nyamara afite ijambo ry'Imana ararisoma. Ari amagambo nkunda gusubiramo kenshi iyo turi kwiga ibyigisho. Abavandimwe dukwiriye kubyitaho cyane. Hari amagambo aboneka mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 7. Bahora biga ariko ntabwo bagira ubwo bamenya ukuri. Abantu bagahora biga ariko barataye umuzingo nk'uko mubivuze. Rero dukeneye kwimbika mu byanditswe ariko bigakomeza kuba mu ntekerezo, bigakomeza gutekera mu bwonko bwacu ku buryo naho Satani yadutungura nk'uko yatunguye Yesu tukabasha kumubwira ati handitswe ngo. Hari ihame rikomeye ry'ibyanditswe byari bitubwira. Igihe Mariya na Yosefu bagendaga bakabura Kristo, bamubuze umunsi umwe, bamara iminsi 3 bamushaka. Ibyanditswe byari byaradusobanuriye biti nubwo twaba twiga ibyanditswe byera, ariko tukagera ubwo twicara ahantu izina ry'Imana ritukwa, tukishimira ko haguma binyuze mu kuba abantu banegura abandi, binyuze abantu batangiye kujya mu binezeza by'isi, natwe tukishimira kuguma aho ngaho ngo umwuka wawe ngo twakiri muri uwo mwanya ngahita hahunga ngo kuko ntanezezwa no kugumaho izina ry'Imana ritukirwa.
muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere hari amagambo ahari wenda kubera bitewe n'aya magambo tuvuze uburyo dukwiriye kubaho, imibereho dukwiriye kubaho. Hari amagambo ari muri Zaburi igice cya mbere azwi na benshi ariko ntabwo abantu bayahereza uburemere. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimye, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ariko ngo ababi, murongo wa 4, ababi ntibamera batyo, ahubwo bazahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Icyo nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Icyo nashaka kuvuga ngaha, uriya mugenzi icyo yagomba kwibwira ni amategeko y'Uwiteka, amagambo y'Uwiteka agakomeza kuba muri we. Impamvu yatsinzwe agatangira kugira ubwoba bakamwica, bari abakobanyi cyangwa bari basubira nyuma bakamutera ubwoba, nuko amagambo y'Uwiteka atakomeje gutekera mu ntekerezo ze. Reka nsome rino somo. Turi kuri ingingo yo guta umuzingo ariko umuntu akiwufite. Ni nayo mpamvu muzabona turi mu madini turi benshi ariko ukabona ibyamwuka ntibijya mbere. Ukabona umuntu ubukristo yari afite umwaka ushize niwe afite n'ubu, igihe yatangira ugasanga nta gihinduka. Tugendeye kuri aya magambo bavandimwe bamaze kuvuga, hari isomo riri muri Yohana igice cya 5 guhera ku murongo wa 39 no 40. Murondora mu byanditswe, ntago babiretse. Turi ku kintu cyitwa guta umuzingo. Hari igihe nubwo turi kubivuga hari abantu bagira ngo wenda ni ukumara igihe kinini udasoma. Oya, murondora mu byanditswe, ntago abayuda bari bararetse kubirondora, kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Umuntu ashobora kurondora mu gitondo nimugoroba yiga ibya Yesu, ariko ibya Yesu ntibihindura ubugingo bwe. Noneho 40, nyamara mwanze kuza ahondi ngo muhabwe ubugingo. Urondoye mu byanditswe, uzi ko ari muri bushakira ubugingo, ariko wanze kuza aho Kristo ari. Noneho Kristo ari kubibwira abantu bamuri iruhande, mwanze kuza ahondi kandi ni ikivunge kiri hafi. Rero mu by'ukuri umuntu ashobora kugira Bibiliya nk'umuzingo Imana yamuhaye kugira ngo ujye umwigisha iby'ubugingo, ariko kuwugira no kusoma ubwabyo none kugira ntabwo bihagije, ariko no kusoma ubwabyo ntabwo bihagije mu gihe ntihatira gukora icyo wa muzingo urimo kumbwira. Nicyo kibazo cyabaye kuri Mukristo. Yitegereje amahoro y'umutima yagize, yumva birabaye, abonye umuzingo afite yumva birahagije, yewe agerageza no kuwusoma, ariko ntiyakomeza kwihatira kugenda mu ijambo ry'Imana agenda ririmo kumubwira. Murakoze cyane. Reka ahangaha tuhatinde gatoya. Tuvuge no kuri bwoba ndetse na mutiringira. Abangaba mu bintu tubonye bazamutse wa musozi, kandi wa musozi bazamutse hari abandi babiri bahapfiriye, ariko bo bagira amahirwe yo kuzamuka. Noneho muri ko gukomeza inzira yabo bagira ubwoba, undi ntagera kutiringira. Ese ahangaha ubundi baba bitewe n'iki? Hari abantu benshi muri iki gihe bavuga ngo nyine kuba umukristo, ukaba umukristo by'ukuri ko hari ibigeragezo bizana. Mbese bumva hari abantu bibwira ko kuba umukristo ari ukugenda ukabaho ubuzima bwiza, ntagire ibigeragezo bikugeraho. Ikindi, uyu nguyu umutiringira ukabona ibintu biri imbere ukavuga ati bino bintu ntabwo nzabibasha, nzahapfira. Ibyo ngibyo bigatuma usubira inyuma. Ariko ahangaha ikintu kibitera cyane ni ukudasobanukirwa n'urugendo urimo. Kuko ahangaha umukristo amaze kubwirwa ibintu babonye mu nzira, ntabwo yacitse intege, ahubwo yaravuze ati ninsubira hahandi ntabwo nzabura kurimbuka, ariko ninegera imbere nkakomeza urugendo ngapfa nzabona ubugingo buhoraho. Yarasobanukiwe n'urugendo urwarimo nyine urwarirwa. Ariko abandi
twabagereranya nyine nk'abakristo basanzwe bakurikira abandi gusa, twavuga yuko bakurikira abandi. Ukabona nyine umuntu akavuga ngo njye ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ariko ubudivantiste bwe ni uko ku Sabato gusa. Mu yindi minsi ntaba yakwicara ngo ashake icyo Imana yandikishije mu ijambo ryayo akige kimuyobore, ahubwo ku Sabato hagera akumva yuko agomba kujya guterana n'abandi. Ahangaha nta kabuza nubona bya bindi wari uri gushaka utabibonye, ukabona utangiye kugerwaho n'ibigeragezo, uzasubira inyuma nk'uko abangaba byagenze. Niyo mpamvu rero tugomba gushikama tukanamenya n'impamvu y'urugendo rwacu, ndetse tukanamenya ibyo twiringiye ibyo ari byo, kuko nibyo bizatubashisha gusigira ibitagaragara. Mukristo bambe uyu nguyu mutiringira ikintu cyantangaje hano, ni intare yabonye niba ziziritse, niba zisinziriye. Yaravuze ngo tubonye intare ebyiri ziryamye, niba zisinziriye, niba ziri maso, ntitugende gute? Ntitubi. Ariko ntuhagiye guhitamo ikintu, ubwoba ni bubi. Ahita avuga ngo ntitwashidikanya yuko iyo tuzigeraho ziba zidutanyaguye uwo mwanya. Ntuzi ko uziritse, ntuzi ko uri maso, ngo ariko yari kugushwanyagura. Ubwo babatasi 12 kubibuka, batubonaga nk'inzige, ariko natwe ubwacu twakwireba nta kindi ubwoba bukora ni iki. Ubwoba bujya burema kandi bukarema ibintu bidahari. Rero Imana iturinde. Kandi ubwoba nta handi buturuka, ahubwo buturuka kuri Satani. Yego. Nta handi ubwoba buturuka ku bunyacyaha buri kurushaho kuzamuka mu muntu. Niyo mpamvu Pawulo yaravuze amagambo akomeye ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba. Rero uyu mwuka w'ubwoba tuwutsindiye twahawe iyo twiyeguriye Kristo, iyo twiringiye Imana. Mutiringira na bwoba barajyana, ariko iyo twiringiye Imana bwoba aragenda, mutiringira akagenda, tugasigara dushikamye mu bigeragezo uko byaza bimeze kose. Murakoze cyane. Aha rero twabonye ko Mukristo akimara kumenya ko yasize umuzingo, arapfukama asaba Imana kumubabarira icyo cyaha, asubira inyuma ajya gushaka uwo muzingo. Ariko agisubira inyuma agenda afite agahinda katavugwa, rimwe asuhuza umutima ubundi arira, yicira urubanza kenshi yuko yakoze iby'ubupfu. Agasinzirira ahantu hubakiwe kuruhukira umunaniro gusa. Agenda ashaka mu nzira hose, akenguza ngo ahari yabona wa muzingo w'igitabo cyamuhumurizaga iteka mu rugendo. Ageze aho yitegeye ka kazu yasinziriyemo, kukareba bimwongerera umubabaro, yibutse icyaha cye uko kiri. Nuko yicuza ibyo bitotsi bibi ati, ndi indembe, ni iki cyanteye gusinzira ku manywa, gusinzira hagati y'ibirushya, kandi ako kazu ari ako kuruhuriramo imitima y'abagenzi, maze sinirinde nkaruhuriramo umubiri wanjye. Ibyo si ukunezeza umubiri? Ngenze urugendo runini rw'ubusa. Uko niko byagenze ku Bisiraheli. Kubw'ibyaha byabo Imana yabasubije inyuma mu nzira yo ku nyanja itukura. Nanjye nkwiriye kunyurana agahinda mu nzira bananyuranyemo umunezero iyo ntakora icyo cyaha. None mba ngeze he? Urugendo mba nagenze rimwe ndugenze inkubwe 3, kandi none bugiye kunyiriraho kuko bwije iyo ntasinzira. Hano twabonye amagambo
akomeye cyane uburyo bwo gusinzira bwa mukristo. Yarasinziye ariko byamuteye agahinda asubira inyuma, asubira gutangirira aho yari yatawe muzingo. Niko natwe igihe twibonye bikoze ntabwo dukwiriye gusigiriza ngo dusigirize icyaha cyacu, dusigirize uburyo nyine twagiye mu nyantege, ahubwo tugomba kubabazwa nuko twataye ibyiringiro by'Imana Imana yaduhaye, tukongera tugasubira ku mavi. Ingingo ya mukristo abantu kuri kwisobanukirwa cyane igihe cyose umuntu agira ibihe byo kubana n'Imana. Iyo abitakaje gatoya kugira ngo azongere bigaruze asubire ku murongo nk'uko byari bikwiriye, agira agahinda, akagira amarira, akagira kwicuza nk'uko byagendekeye umukristo, akaba yasaba n'icyaha kuko Uwiteka bisezeranya akababarirwa, ahubwo ngo azongere asubire kuri gahunda. Nabyo bikongera gusaba imbaraga, akavuga ati urugendo nari nkwiye kuba naragenze umunsi umwe, ngiye ku rugendo inkubi eshatu. Si agahinda n'umuntu akaba aniganyira avuga ati iyaba ntarasinziriye. Ibi bintu bikwiriye kudutera umwete. Hari amagambo yanditswe mu bitabo bigiye bitandukanye, aho ibyanditswe byera bitubwira ngo ntihakagire umuntu uca mu nzira yabuzanijwe, inzira inyerera, ku rubuga rwabuzanijwe, ngo yibwira ko azahabona uburinzi bw'Imana, ngo kandi Imana yarashyizeho inzira ikwiriye abantu bakwiriye kunyuramo. Buriya niba hari ikosa abantu bitwa ko bari mu nzira bajya bakora, ni ugukinisha ikintu wita ko ari gitoya, ugatekereza yuko ahantu uhagaze mu kanya uri buze kubishakira, uri buze kuhavuga komeza urugendo. Nyamara utazi yuko Satani nawe ari kuvuga ngo mubona nyerera hano gatoya, ndamukorera ikintu kizatuma azenuka inzira yaragiyemo, ku buryo noneho ushobora no kutongera kwitegereza ngo umenye urukundo rw'Imana, ngo nubwo nageze kure rwahankura, ahubwo amajwi akabaza kubwira ati nawe wakoze biriya. Ubwo se urumva agakiza uzagakura he niba warakoze ibintu bingana kuriya? Reka rwose pe iki kintu cyumvikana. Niba umutima namukubwiye ngo binyuze mu byanditswe byera iki kintu gihagarike, ni imbuzi z'Imana, Imana ishaka kugira ngo ikurinde ikibi kitari cyawe. Ariko uko mu Kristo yarize akavuga ati urugendo nagombye kuba narakoze ngeze kure, dore ndugiye inkubwe eshatu, nsubira inyuma, sa naho nta rugendo nigeze nkora. Aka gahinda yari afite abantu benshi muri iyi minsi baragafite, bitwa ko bari baratangiye inzira ariko bikarangira bagiye mu nzira itari. Rero Satani we nta mikino afite. Umuntu umwe yigeze kuvuga ngo umuhereza urwara agafata urutoki, muhereza urutoki agafata ikiganza, we nuvuga ngo akeneye akantu gatoya gusa heraho, ntago shaka umwanya munini muri wowe, shaka akanya gatoya ubundi ibindi akabyikorera. Ariko reka wenda twe kumutindaho cyane, twongere kwibuka yuko iyo umuntu atatse Kristo araza agatabara. Nicyo kintu cy'ingenzi dukwiriye kuzirikana. Ariko Kristo ntafata ku ngufu, niyo mpamvu dusaba kugira ngo wikinisha icyaha ukita gitoya, wikinira ahantu uzi ko Imana itemera ko ukwiriye kuhaba, ngo utekereze yuko hari ukuntu ukomeye cyane uzaba amahoro. Hari ukuntu umuntu agiye afite experience, hatemaze imyaka 5 nta cyaha umuntu uri mu nzira y'Imana atakora. Rwose mu gihe habaye kurangara, icyaha cyose wagikora, n'abagiye babikora n'abantu. Ariko nanone nta hantu Imana itakura umuntu. Ahariho hose waba uri warageze, Imana ishobora kuhagukura. Kuko n'Abisirayeli igihe bari bageze inzoka zabaryaga kubera ubugome bwabo cyangwa kujya kure y'Imana kwabo, hari ikintu Mose Imana yamubwiye gukora inzoka mu muringa, kugira ngo niba yireba bakizera bakire. Ni nako na Kristo yamanitswe hejuru y'isi kugira ngo yireherezaho abagome, abanyabyaha nkatwe. Ntabwo dukeneye gukomeza kureba ku guhenebera kwacu, ahubwo nimba duhishuriwe uburyo turi babi cyane, turebe tubeho. Ikindi igihe Dawidi yakoraga icyaha, nta uwo muntu uruteye nk'uko Imana ishaka, ariko akimara gukora icyaha Umwuka Wera yamujeho, anyuze mu muhanuzi Natani, aravuga ati Uwiteka arakiranuka, njye ndi umunyabyaha. Icyo dusabwa twebwe ni kimwe, igihe cyose twaguye mu ntege nkeya, ntitubyemere kuko Kristo dufitiye igisubizo. Murakoze cyane. Rero kadusoreza ahangaha, Imana idufashe
kandi ibi ngibi twize iduhereze umwuka kugira ngo akomeze adusobanurire biruseho. Kadusabe papa wera rero dusengere nuko dusoza. Data wa twese turagushimye, uhabwe icyubahiro. Amen. Urugendo rwa mukristo rurasa neza n'urugendo tugenda uyu munsi. Abantu benshi twagiye duhura na bwoba na mutiringira, ndetse twagiye duta umuzingo ubundi kubera kwitegereza ikanzu gusa bikarangira dusinziriye aho kuruhukira gusa. Mana utubabarire. Ariko nanone turifuza yuko wadufasha twe gutinda kuri ibyo Satani adushyiramo, ahubwo ibyongoro bya Satani bicibwe muri twe, maze twumve ijwi ryawe ritwongora kandi turikurikize, uhabwe icyubahiro. Turacyari kwiga, tuzakomeza twige kugeza igihe uzabishakira, ariko uhindurire imitima yacu kukwegera. Ijambo ryawe ari wo muzingo uduhe kurya buri munsi, kandi uduhe imbaraga yo gusenga kugira ngo igihe twatewe ibizinga kuri wa mwenda tubone ukongera guhanagurwa binyuze mu maraso yawe. Tube ab'agaciro imbere yawe, ahabwe icyubahiro. Uduhereze umugisha n'abazakurikirana iki cyigisho mu izina rya Yesu. Amen.